Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti za Rwagasabo News. Ku muntu wese utarakora subscribe, please turakwinginze twandire subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi tugenda tubategurira, harimo inkuru, amasomo ndetse n'ibindi byinshi n'ibiganiro bigenda bigaruka ku star cyangwa se ku bindi bintu runaka, kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu dukoze kandi uzibonere ku gihe. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe, icyo cyonyine kiba gihagije. Nukanda subscribe, inkuru yose tuzadukora izajya ibasha kukugeraho neza kandi kugereraho ku gihe, ndetse natwe ubu nadufashije kandi uba utanze inkunga yawe ikomeye mu buryo nawe ubwawe utazi, no mu buryo bwo kugira ngo channel yacu igire aho iva n'aho igera. Tubashimiye ko mubyumvise kandi mugiye kubikorana umutima w'impuhwe n'urukundo dusanzwe tumenyereye ko mutugirira, ndetse n'urukundo mugenda mutugaragariza benshi tugenda turubona nko kureba video zacu, mwangiza mugakanda subscribe, mugakora like, share ndetse na comment, bityo inkuru nziza mwamenye cyangwa se ikintu gishya mwamenye mutari muzi n'abandi bakakimenya. Nibyo nawe tukwifuriza muntu uri kureba iyi video cyangwa se uri kumva ubutumwa tuboherereje. Kanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Rwagasabo News, ubashe kumenya byinshi bigiye bikurikira. Murakoze, turabakunda.